Ese akazi koko karabuze? Urahura n'umuntu wamusuhuza akagusubiza ngo ibintu ni danje cyangwa se ngo birakaze. Mu by'ukuri buri muntu wese aba ashaka uburyo bw'imibereho, kandi imibereho inyuze mu buryo bwo kubona amafaranga kugira ngo yifashishe mu buzima bwa buri munsi. Iyo dushaka amafaranga tujya mu kazi. Reka turebere hamwe akazi ubundi ni iki. Burya niyo utari gukora uba uri gukora, niyo utari kuvuga uba uri kuvuga, niyo utari kureba burya uba ureba, kuko ikintu cyose kigira itangira kikagira n'iherezo, kandi iherezo ry'ibintu riratandukanye. Iyo wegera umuntu mukaganira ashobora kubwira ko yabuze akazi. Kugira ngo umenye ko akazi kabuze ugomba kuba waragashatse. Wowe uri gutega amatwi, akazi wakaburiye hehe? Ese wagashakiye hehe? Reka nkurangire ahantu akazi gaherereye. Akazi uri gushaka gaherereye muri wowe. Ku bantu bizera Imana, turabo Imana yaremeye imirimo myiza kugira ngo tubashe kwigenderamo. Iyo mirimo myiza yaremye rero iri muri twebwe. Muri wowe niho harimo akazi kawe, muri wowe niho harimo icyo uzaba cyo, muri wowe niho harimo gukora kwawe. Hari abantu benshi bakize kubera amaguru yabo, hari abantu benshi bakize kubera uburanga bwabo, hari abantu benshi bakize kubera gutekereza kwabo, hari abantu benshi bakize kubera ibihagararo byabo, hari abantu benshi bakize kubera umunwa wabo, hari abantu benshi bakize kubera kumva ibintu bitandukanye n'iby'abandi, hari abantu benshi bakize kubera amaboko yabo. Icyo gihe rero wowe icara, ufate miruwari yawe, uyishyire imbere yawe, urebe uwo muntu uri kureba muri miruwari, umubwire icyo agomba gukora mu buzima, umubwire icyo agomba kureba mu buzima, umubwire icyo agomba kumva mu buzima, umubwire icyo agomba gutekereza mu buzima, umubwire aho agomba kujya mu buzima. Byose bishobokera umuntu wabashije kwisobanukirwa, akamenya icyo ashoboye gukora mu buzima bwiwe. Tekereza kabiri, ongera utekereze, reba muri iyo miruwari iri imbere yawe. Fata iyo miruwari uyishyire imbere yawe, maze utekereze kuri uwo muntu uri kureba muri miruwari, inzozi zawe wowe uri kureba muri miruwari. Umubwire inzozi ziwe ko zigomba kujya imbere. Akazi ukeneye gukora kari muri wowe. Urugero rufatika, iyo wahawe akazi runaka ko gukora, iyo urwaye ukwezi usanga barangaje undi. Bishatse kuvuga ko ntabwo baba baragufashe kubera we bagukeneye cyane, baba bakeneye ikintu kikurimo. Iyo babuze ikikurimo rero bazana undi muntu bakeneyeho icyo bari bagukeneyeho. Niyo mpamvu ugomba gusobanukirwa akazi kawe akariko, ukagasobanukirwa kugira ngo ubashe kugakora ugakunze, kugira ngo kakugirire umumaro. Ese ko benshi bashaka amafaranga, ubundi amafaranga aba hehe? Ushobora kumbwira uburyo waba warashatsemo amafaranga, ushobora kuba warayabonye. Ese wowe uri kunyumva utekereza ko amafaranga aba hehe? Niba hari ahantu utekereza amafaranga aherereye, andika muri comment igitekerezo cyawe kugira ngo dusangire amakuru y'ahantu ushobora gukura amafaranga. Ese uko uri kubitekereza wowe umva amafaranga aherereye hehe? Yaba ari umwana, yaba ari umusore, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umukobwa, buri muntu wese utuye kuri ino si, iyo uri kumureba ukareba uko abantu bagenda banyuranamo, bose baba bagiye gushaka amafaranga. Iyo uhagaze ku muhanda ubona bamwe bamanuka, abandi bazamuka, abandi batambika, ukabona abagenda n'amaguru, abagenda n'imodoka, abagenda na moto, abagenda n'amagare. Buri muntu wese aba agiye gushaka amafaranga. Ese ubundi koko amafaranga aherereye hehe? Ese ashakirwa he? Ko iyo uganiriye n'umuntu umubaza ngo wampaye ku mafaranga, akakubwira ko amafaranga yabuze, ubundi amafaranga aba hehe?
ese amafaranga wayakura he? Niba ufite igitekerezo wasangiza inshuti cyangwa wasangiza buri muntu wese udukurikiye, andika muri comment udusobanurire ahantu amafaranga wayakura, aho wayashakira.